y'Imana. Umugisha Imana itanga nubane namwe mwese aho muri abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza. Iyi ni channel niyo yabivuze TV. Twakiriye mama Samwera, tugiye kumusaba kugira ngo asenge Imana. Namara gusenga Imana tugiye kumusaba kugira abasuhuze, namara kubasuhuza senga Imana, namara gusenga ahita tugezaho message Imana yamuhaye. Karibu. Ndabashuje abantu badukurikiranye kuri Nabivuze TV. n'Imana irahari, Imana mwizigiye gute ibahereza umugisha. Reka dusenge. Imana yacu, Imana nziza, Imana y'inyembaraga, Imana yo kubahwa, turagushimiye, tugushimiye ko abanye natwe, tugushimiye kuzikurinda, tugushimiye ko wakoze iby'ubutwaye n'uhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Nyemerera nica unshyigikire, imbaraga z'Imana zibane nanjye, mwuka wera w'Imana ganze, mwuka wera w'Imana ategeke. Umuririmbyi yaravuze ngo azaza ntazatinda kuko yabisezeranye natwe. Unyemerere uze mu bantu bakubaha, unyemerere uze mu bantu batakuzi, uhindura imitima ya benshi. Urakoze kubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Hanyuma reka dusome amagambo y'Imana ari mu Kuva ibice byaho 2 umurongo wa 3. Reka dusome Kuva ibice byaho 2 umurongo wa 3, twumve ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ubuhanuzi butavangiye, ijambo ry'Imana umutsima utera imbaraga. Tubwira abantu bo kuno Nabivuze TV n'Imana irahari TV, ni karibu twumve ijambo ry'Imana. Imana ibashyigikire, amen. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Kuva ibice 2 murongo waho wa 3. Yego. Some mu izina rya Yesu. Yego. Aravuze ngo ananiwe guhora muhisha. Yego. Amubohera kato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abajabe bagendagendaga ku nkombe y'uruzi, abonye ako kato mu rufunzo atuma umuja we ukazana. Apfunduye abonamo uwo mwana, umwana ararira, aramubabarira ati uyu mwana ni uw'Abaheburayo. Yego. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati sinajya se kukuzanira umurera wo mu Baheburayo kazi ngo amukurerere. Uwo mukobwa wa Farawo aramusubiza ati nukuri genda umunzanire. Umukobwa wa Farawo uwo mukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati jyana uyu mwana umunderere, nzaguhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Amen. Hanyuma dusoma amagambo y'Imana ari mu Kuva ibice byaho 2 umurongo wa 3. Amen. Bibiliya iravuze ngo amanukirwe ngo uyu mwana aravuka. Amen. Haleluya. Ngamaze kuvuka nyina arambirwa, nyina ananirwa guhora muhisha. Haleluya. Mwibuke umwana wese w'umuhungu wavukaga mu Baheburayo hatangwaga itegeko yuko uyu mwana agomba kugira gute, agomba kwicwa. Imana ishimwe. Hanyina ngo nyina akimara kumubuzara. Haleluya. Imana ishimwe. Ngarangize amuhisha amezi 3. Ngamaze kumuhisha ngo arambirwa guhora muhisha. Imana ishimwe. Ngarambiwe guhora muhisha, arangije amubohera kato. Haleluya. Uyu mwana yageze ahantu yaratangiye guseka, aho nyina atakibasha kumutwikira. Uyu mwana yaratangiye kugera ahantu atangira kureba, atagishaka ko mama agira gute amutwikira. Ngo nyina arangije yigira inama amubohera kato. Haleluya. Ngakimara kumubohera kato aragenda mutereka ku nkombe z'uruzi. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Mama muzana ijambo rivuga ngo nawe hari akato uhagazemo. Wasanga akato uhagazemo ari uburwayi, wasanga akato uhagazemo ari intambara, wasanga akato uhagazemo ari ibigeragezo, wasanga akato uhagazemo ari abakurwanya mu kazi, wasanga akato uhagazemo ari abakugenza. Haleluya. Ariko uhereye umunsi ku buzima bwawe Imana ikwereze marayika ugukura mu kato. Haleluya. Mama, Imana ikwereze marayika ugukura mu kato. Papa, Imana ikwereze marayika ugukura mu kato uhagazemo. Imana ishimwe. Hanyuma Bibiliya yavuze
ngo iki yavuze ngo umukobwa wa Farawo amanutirwa no kogera ku nkombe z'uruzi haleluya mwibuka umukobwa wa Farawo iwabo hari pisine nziza yagombaga kogeramo haleluya ariko Imana araje irayimuzinira kugira ngo uyu mwana atabarwe cyangwa se kugira ngo Mose yicare mu cy'Imana yavuganye nawe haleluya nagira ngo nkubwire ngo hanyuma y'abarozi Imana igutabara hanyuma y'abarozi hari imbaraga z'Imana hanyuma y'abakurwanya hari imbaraga z'Imana hanyuma y'abagushikisha hari imbaraga z'Imana hanyuma y'abakuroga hari ubutabazi bw'Imana haleluya nagira ngo nkubwire ngo imbaraga z'abana b'abantu zananirwa ariko hejuru y'imbaraga z'Imana hari imbaraga z'Imana haleluya hejuru y'amagambo y'abana b'abantu hari ijambo Uwiteka yakuvuzeho Imana ishimwe hejuru y'abaguhagurukira nagira ngo nkubwire ngo hari ishobora byose haleluya igibasha guturisha imiyaga n'intambara Imana ishimwe Bibiri ivuze ngo iki yavuze ngo umukobwa wa Farawo hamanutirwa no kogerwa ku nkombe kogera ku nkombe z'uruzi haleluya mwibuka uyu mukobwa ntabwo yagiye wenyine yafashe abaje n'abagaragu amen ngo baragenda bagera ku nkombe z'uruzi Imana ishimwe ngakimara kugerayo uyu mwana afatwa no kurira haleluya Imana ishimwe haleluya muzi impamvu uyu mwana yafashwe no kurira kwari ukugira ngo atabarwe amen ngo uyu mwana arira umukobwa wa Farawo impuhwe zikamwica uko uyu mwana arira impuhwe zikamwica haleluya nagira ngo ubwire ngo ku kibazo ufite Imana ikuzanire marayika ugufitiye impuhwe mama ku ntambara ufite Imana ikwereze marayika ugufitiye impuhwe Imana ishimwe mu kazi baguhagurukiye Imana ikwereze marayika ugufitiye impuhwe amashyira ari menshi ni maya sirebo Imana ikwereze marayika ugufitiye impuhwe Imana ishimwe haleluya ngo uyu mukobwa wa Farawo amanuka ku nkombe z'urufunzo uyu mwana afatwa no kurira haleluya ko ari ikibazo kiri kukuriza baje ko ari intambara uhagazemo uziri gutumurira ariko nagira ngo nkubwire ngo hejuru y'amaboko y'abantu hari imbaraga z'Imana amaboko y'abakomeye yakureka ariko Imana ntiyakurekura amaboko y'abantu yakujugunya ariko Imana akagutoragura Imana ishimwe Imana ihabwa icubahiro haleluya ngo nuko uyu mukobwa wa Farawo aramanuka Imana ishimwe we n'abaje n'abagaragu Imana ishimwe ngaba akimara kugenda ngamanukirwa no kwihagirwa ku nkombe z'uruzi ngo ukogerayo umukobwa uyu mwana ararira ngamaze kurira habaje baragenda bafata wa mwana Imana ishimwe barangije bamukura ku nkombe z'uruzi ntabwo nzuruzi uhagazemo yaba ari amadeni yaba ari igisuzuguriro yaba ari amagambo cyaba ari icyangiro rwaba ari urushako rubi ariko mu ijuru hari Imana mwijo hari ubutabazi hari Imana igikina finali abantu bari bazi kumwaye hari Imana igikina finali abantu bari bazi kusabye hari Imana igikina finali abantu bari bazi kisoni zigukoze niyo nkubwire ngo mwijo hari Imana igikina finali haleluya mama komera mu kibazo ufite baraka abantu baguta ariko Imana ntiyaguta baraka inshuti zakuvaho ariko Imana ntiyakuvaho birashoboka yuko abantu baguha iminsi Imana ikakwarira imyaka Imana ishimwe ngo nuko uyu mukobwa wa Farawo amanukirwa no kogera ku nkombe z'uruzi ngakimara kugerayo afata umwana mukura mu kato muzana ijambo rivuga ngo Imana ikwereze marayika kugukura mu kato mama Imana ikwereze marayika kugukura mu kato papa Imana ikwereze marayika kugukura mu kato Imana ishimwe wa musore we mu kazi uhagaze uje kamashyira ari menshi ariko Imana ikwereze marayika kugukura mu kato Imana ishimwe ngo nuko akimara kumukura mu kato aramufata mujyana iwe mu rugo akimara kumujyana haleluya mwana nyina Miriyamu akimara kumubona aramubwira ngo uyu mwana ndabona asa n'umuheburayo ntabwo areka tugashaka umurera Imana ishimwe cyane haleluya nagira nkubwiye ngo mu kibazo ufite Imana ikuzanira umuntu ukurera mu ntambara ufite Imana ikuzanira umuntu umumara ukurera mu kigeragezo uhagazemo Imana ikuzanira umuntu umumara ukurera nagira babwire ngo umuntu wazanywe n'Imana akora icyo yagambiriye gukora yarangiza agaca akagenda amen umuntu wazanywe n'Imana ntabwo yumva amabwire umuntu wazanywe n'Imana ntabwo areba igihagararo umuntu wazanywe n'Imana ntabwo areba akavukire umuntu wazanywe n'Imana ntabwo areba imiryango haleluya muzana ijambo rivuga ngo Imana ikwereze marayika ukurera mu kibazo ufite bashaka kuri mu ntambara bashaka kuri mu bibazo ariko Imana ikuzanire marayika ukurera Imana ishimwe mama najyanga nkubwire ngo mu nzira Imana ifite Imana iracyafitemo inzira zikiri vierge yanyuramo igutabara papa mu nzira uhagazemo najyanga nkubwire ngo Imana iracyafite inzira za vierge yanyuramo igutabara Imana ishimwe wa mukobwa we mu ntambara uhagaze
muzana ijambo rivuga ngo Imana iracyafite inzira ya vierge yanyuramo ikagutabara ikaguhuza n'umugisha wawe ikaguhuza n'igitangaza ikaguhuza n'isezerano. Imana ishimwe cyane ikaguhesha ubuzima ikagukiza uburwayi abaganga bananiwe. Imana ishimwe. Najya nkubwira ngo mu nzira Yesu afite haracyafitemo inzira za vierge mama ataranyuramo na rimwe, papa ataranyuramo na rimwe, mukobwa ataranyuramo na rimwe. Imana ishimwe. Munyamasengesho ataranyuramo na rimwe. Najya nkubwira ngo mu nzira Imana ifite, Imana iracyafitemo inzira zikiri vierge. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo umukobwa wa Farawo amanukirwa no kuhagira ku nkombe z'uruzi, ngo akimara kugerayo uyu mwana afatwa no kurira. Hari ibibazo biri kukuriza, biri gutuma utaryama, biri gutuma udasinzira, biri gutuma udakora akazi neza. Imana ishimwe. Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo Yesu aracyafite inzira za vierge mama, papa. Imana iracyafite inzira ya vierge yanyuramo igutabara. Mama iracyafite inzira ya vierge itaranyuramo na rimwe yanyuramo gutabara. Haleluya. Birashoboka yuko wavuganye n'Imana igihe kinini ukabura nta butabazi. Nkuzana ijambo ngo komera, icyo Imana yavuze kuri wowe no kugikora izagikora. Amen. Imana iracyafite inzira ya vierge itaranyuramo na rimwe iguhuza n'igitangaza cyawe. Papa, Imana iracyafite inzira ya vierge itaranyuramo na rimwe. Haleluya. Iguhuza n'umugisha wawe. Imana ishimwe. Wa mukobwa, Imana iracyafite inzira ya vierge ku buzima bwawe itaranyuramo na rimwe. Haleluya. Kugira ngo iguhuza n'urugo rwawe. Imana ishimwe. Birashoboka yuko uri ku musonga w'igisuzuguriro, birashoboka yuko uri ku musonga w'abarozi, birashoboka yuko uri ku musonga w'ideni rya bake. Ariko nagira nkubwire ngo Imana ntabwo idinanirwa, amaboko y'abakomeye yananirwa. Imana ishimwe. Amaboko ya diplome yananirwa, amaboko y'abantu yananirwa, ariko Yesu ntabwo amaboko yananirwa. Haleluya. Ni umugabo udatetereza abayisunze, ni igiti cy'inganzamarumba n'isamba itarumba, ni umugero utabura kuboneka mu byago n'amakuba. Nagira nkubwire ngo komera, kuko Imana yavuganye nawe. Imana iracyafite inzira za vierge yanyuramo igutabara. Ntabwo nzi umubabaro ufite, ntabwo nzi intambara ufite, rero ko ufite uburwayi, ariko nagira nkubwire ngo hejuru ya kanseri umaranye igihe, hejuru ya diabete umaranye igihe, hejuru y'urugo rubi rwakuzonze, hejuru y'abarozi bakuzonze, haracyari imbaraga z'Imana zikora iby'imbaraga, haracyari imbaraga z'Imana zikora iby'ubutwari, haracyari imbaraga z'Imana zikora ibintu bigakoreka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Muzana ijambo rivuga ngo haleluya. Hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu hari imbaraga z'Imana, hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana, hejuru y'imbaraga z'abagushikisha hari imbaraga z'Imana, hejuru y'imbaraga z'abakurwanya hari imbaraga z'Imana, hejuru y'imbaraga z'abakujyana mu mapfumu hari imbaraga z'Imana. Haleluya. Hari inzira zikiri vierge Imana yanyuramo ikaguhuza n'igitangaza cyawe. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo nuko uyu mwana. Haleluya. Imana ishimwe. Mwene nyina Miriyamu haravuga ngo reka dushake umurera. Imana ishimwe. Uwamukurerera mwibuka umubyeyi kimara kubyara uyu mwana. Imana ishimwe. Hamubohera katamujyana mu rufunzo, yagomeje gusenga. Haravuga ngo wa mana we, nuko kuri mwana mutwita bavuganye nanjye, komeza gusenga. Bakuvuga usenge, bakura gusenge, mukazi bakurwanya usenge. Haleluya. Bakuryarya usenge, bakugambanira usenge. Imana ishimwe ko kumuri imbere ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho kandi rwanditsweho ngo Uwiteka aza abantu be. Imana ishimwe cyane. Abana bakuraniye senga mama, urugo rwakuraniye senga papa. Imana ishimwe. Mu buzima urugo rwakuraniye senga. Haleluya. Najya nkubwire ngo Imana iracyafite inzira za vierge yanyuramo igutabara. Imana ibahereza umugisha. Reka dusenge. Ndabakunda abantu badukurikirana, abadiaspora, abanyarwandakazi. Imana ibane namwe. Amen. Mu izina rya Yesu. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kuringirwa, urugamo bw'abakwizeye. Namaze kumenya ko nima efo no ugira icurema warangiza ukagikomeza. Ndasenze kugira ngo ugire ikintu ukomeza ku bantu ukireme, numara kukirema ugikomeze mu izina rya Yesu, kandi ubambika imbaraga zo gukomera. Ineza y'Imana ibabeho. Buri muntu wese ufite ibigeragezo biturishe, kandi wongera uhembura imitima iguye umwuma. Urakoze kubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Furize amahoro y'Imana. Iyi cano niyo yabivuze TV.
niyo yabivuze niyo yabigize niyo yabivuze TV niyo yabivuze niyo yabivuze ko ari Yesu wabivuze nta kitazasohora mu butayu yaravuze nta kitazasohora ayiwe ngubwo ari Yesu wabivuze nta kitazasohora kanyarira nta kitazasohora mu ruhengeri nta kitazasohora nta kitazasohora nta kitazasohora ayiwe nta kitazasohora nta kitazasohora nta kitazasohora nta kitazasohora ukomere nta kitazasohora hoya hoya nta kitazasohora ayiwe nguri Imana uri Imana uri Imana ugira neza uri Imana Mana twarakubonye uri Imana aho kwa muganga uri Imana ubutayari bwinshi uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana uri aho uri Imana na nyuma ya zeru dukora na nyuma ya zeru irakora na nyuma ya zeru iyo Mana na nyuma ya zeru irakora na nyuma ya zeru iyo Mana na nyuma ya zeru kuri finali na nyuma ya zeru na nyuma ya zeru ayiwe na nyuma ya zeru irakora 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 amen gira abantu ngo na nyuma ya zeru badukurikiye Imana igikora kandi ubwo ari Yesu wabivuze ari we wavuze nta kizabibuza gusohora naho intambara zahaguruka naho amakuba Yesu azabikora kandi azabikorera kwiyubahisha nahise nkujyana mu mwuka Imana ishimwe utariyivuga irahira kubera ko abantu bashyashya ni benshi batakuzi batanze abantu baranzi ahubwo bavuga ngo wenda banzi niteze igitambaro ntacyo niteze ni wowe se twari dusanzwe tubana ni njyewe oya se ni ukuri ni njyewe wahindutse nahindutse ne Yesu we hajya witwa nde Iradukunda wowe njyewe ariko ku izina bazi cyane hano mama Samuel mfite abana 5 abahungu 4 n'umukobwa umwe koto ingabo zitanu ingabo ubwo ni ingabo inye Imana ishimwe reka twohe gutinda bitewe n'amasaha dufite agenda yirukanka cyane ngusabe kugira ngo banze usenge Imana yacu Imana nziza Imana yo kubahwa Imana ifite ubutware n'ubushobozi Imana itajya inanirwa Imana irindi jambo wavuze ukarikurikirana ukarunda narubwiye kugeza urisohoje ndasenze kugira ngo ubane nanjye umuririmbyi yaravuze ngo umwami Yesu azaza ntazatinda kuko yabisezeranye natwe nyemerera mwami uzuture mu bantu bawe mukuru no mu mwuka umenagura imbaraga z'umwijima uherutse kubwira kuri ijambo rikomeye uramubwira ngo uzamujya imbere atari ingano haringanize imbere abantu bawe urakoze Yesu kubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo amen urakoze cyane reka tukwakire utugezeho ikimana gutumye kutugezeho no munsi tubwira abantu badukurikiye Imana irahari TV niyo yabivuze TV Imana ibaho umugisha mukande subscribe comment share Imana ibagirire neza amen hanyuma tugiye gusoma amagambo y'Imana ari mu kuva ibice bizaho 2 umurongo wa 12 kuva ibice 2 umurongo wa 12 reka dusome kuva ibice 2 umurongo wa 12 verse 12 yego akebaguza impande zose abona nta uhari niho kuva ibice 2 kuva ibice 2 umurongo wa 12 ni na kabiri yego wohere ku murongo wa kangahe soma 12 soma kuva ibice 12 umurongo wa 2 akebaguza impande zose niho kuraho ntago ariho wasomye kuva ibice 2 umurongo wa 12